dutangiye episode ya 9 ndetse muribuka kanga mu rugo rw'umukobwa cyangwa se wabo w'umukobwa bari kuba bamubwira ati ugomba kuba wahana divorce n'uwo mugabo w'umusabirizi mwashakanye cyangwa se ukaba wahagatanya uwo mugabo wahisemo w'umusabirizi. Papa wiwe nawe yatangiye kuba yamubwira ati ugiye kwemera kuba wasoma kuri iki kirahure cy'inzoga, ati turaza kuba tubifashe nk'aho ubashire kuba wakemera guha divorce umugabo wawe. Ngo muri ako kanya umukobwa ari kubwira papa we ngo amurekure, umusore niko kuba yamubwira ati atari ko muzehe wakegeyeyo ukaba wari ku mukobwa wenyine ko ari kuba yakwiyama. Ubwo umusaza atangiye kuba yabwira umukobwa we ati uri mwiza kubw'ubusa, ati nubwo wabashe kuba wazana uyu musore ahangaha atari kurabizi ko nari nakubwiye ko ugomba kuza wenyine, ati ubundi uyu musore wamuzanye kuba wakora icyangaha. Ubwo muzehe yatangiye kuba yakibuka ukuntu umusore amwigijeyo, arangije atangira kuba yabitonganyiriza umukobwa we. Ariko twe turabizi uyu musore wacu Beni ni umukire nuko aba ashaka kuba atabigaragaza. Yatangiye kuba yakitegereza papa w'umukobwa. Umugore wari uri aho w'incyanutse nawe atangira kuba yababwira ati mwe mwasohoreye inzererezi ahangaha ntabwo tukishaka. Ubwo umusaza nawe koko yakunga mu ry'umugore ati nibamusohore rwose, ati nibamusohore ahangaha. Kumbe umusore we yari yacishije makeya, n'ubundi barabizi ibyo yavuga byose ntibyabuza kuba bamwita umusabirizi. Ndetse agakobwa kacu katangiye kuba kagira isoni, karisanga ntabwo kumvaga ko umuryango wako kimeze uko nguko. Umusore yatangiye kuba yababwira ati nanjye nari nabashingiye n'umuryango wanjye kuba twabazanira impano imeze nk'iyo ngiyo ya tipoti, ati sinzi niba nabasha kuba nayikuramo, ati mukabasha kuba mwakirebera. Ese uyu musore we noneho niki yari yabashije kuba yashyira mu mpano yari yabazaniye? Kumbe yari yabazaniye impano isa neza neza niyo cya gisore cyacu cyari cyazanye. Ese ninde wazanye impano irenze? Ninde wazaniye aba babyeyi impano y'akataraboneka muri bo? Barakwereka umugore uri ahangaha yatangiye kuba yababwira ati hagombe kuba hari uwazanye tipoti ya fake. Kumbe kaboya ahangaha yatangiye kuba yavuga ati iyo tipoti nabashe kuba nazana, ati yakozwe n'uruganda ruzikora, ati kandi ndabizi master wazo niwe wayikoreye, ati ubwo rero ati iyo ngiyo yindi igomba kuba ari fake. Ati ariko biratangaje cyane, ati gute umugabo w'umusabirizi nk'uwo yabona amafaranga aguze iyo tipoti? Ubwo mama w'umukobwa niba ari mukanyina cyangwa se ninde yatangiye kuba yamubwira ati wowe bana ubutubuza ahangaha, ati ibyo bintu byawe wazanye ati basha kuba wabisubiza iyo wabikuyemo. Bakomeje basonyeje kaboya ahangaha bavuga ati kaboya n'ubundi avuka mu muryango w'abakire, ati gute atinyuka kuba yazana ibintu bya fake ahangaha. Ubwo papa we wa mukobwa yatangiye kuba yabwira umusore ati wowe gute watinyutse kuba wazana ibintu bya fake ahangaha? Ati ntabwo nkigushaka ahangaha, n'ubundi wowe urabizi situkundana cyangwa se sinkukunda, ati va ahangaha ugende. Beni muri ako kanya yatangiye kuba yababwira ati n'ubundi mwese ntabwo muzi ibitari fake cyangwa se n'ibiri ibya nyabyo, ati mureke tube twazana umuntu ubasha kuba wazikora abe yaturebera ati ni iyihe iri fake cyangwa se ni iyihe y'ukuri. Umusore wacu Beni surwo yari yaraboneye mu muryango wo kwa Alice. Bakomeje bamuseka disi batazi ko ari n'umukire cyane ndetse abarenza bari ahangaha bose, ndetse mu makampani bakoreramo ari nawe ubayoboye. Atangiye kuba yababwira ati ngiye kuba nahamagara umuntu bitari atabe yaza ahangaha masitari, ati kandi naza kuba yaza, ati nizere ko mutari buze kuba mwakongera kuba mwambreminga. Ubwo papa w'umukobwa niko kuba yatangira kuba yamubwira ati uwo masitari uvuga ati yasinye amasezerano muri Dragon Rise Group, ati none ubu ngubu ni senior chairman waho ngaho, ati gute watinyuka ukaba wavuga ngo ugiye kuba wamuzana hano wowe? Kumbe Elisa ahangaha katangiye kuba kababwira ati papa wanjye ni superhero, ati byazanye ahangaha byose ni ukuri. Ubwo mama niko gutangira kuba yakabwira ati wagacuramo gatoya we, ati ceceka we ntabwo uzi ikipe kuba yahangana n'indi, ati we ceceka aho ngaho. Ben niko kuba yatangira kuba yababwira ati sinkunda umuntu utangira kuba yahangana ku muryango wanjye cyangwa se yabwira umuryango wanjye nabi. Ubwo ngubwo barakwereka kaboya yatangiye kuba yamubwira ati ibintu ugiye kuba wazanamo masitari, ati urumva biri buze kuba byakugwa amahoro, ati wabashe kuba wamureka? Ubwo papa Alice nawe yatangiye kuba yabwira Alice ati urabona ko umugabo wawe ati ubwonko bwiwe barabukaranze rwose barabwiririye,
ati habe na gatonyanga gasigaye akoresha ko kuba yagira ikintu atekereza. Ati nta kintu na kimwe kizima ari kubasha kuba yatekereza. Ati umuntu uri kuba yavuga yagiye kuba yazana Master ahangaha. Ati kandi twese uriya mugabo turamwubaha kuko n'akazi akora araturenza ahangaha twese. Ubwo ngubwo Kaboyi yatangiye kumubwira ati niba ugiye kwa wabizanamo uwo mugabo, ati ndakwinginze rwose, ati ndaza kuba ngumye ahangaha ndi kuba naguseka. Ubwo abantu bose abashyitsi bose bari watumiye kwa se mu rugo kwa Alice batangiye kuba baseka umusore wacu Ben niko gutangira kuba yababwira ati se ninza kuba namuzana. Papa Alice niko kuba yamubwira ati wowe uzana Master ahangaha. Abantu bose abashyitsi bose batangiye kuba mukwenkwenuka. Ben niko kuba yamubwira ati nibiramuka bibaye, ati ndakwinginze, ati ndaza kuba napfukama nkusaba imbabazi. Ben niko kuba yamubwira ati uze kubungabura indi sezerano ryawe, nuze kuba wateshuka. Kaboyi niko kuba yamubwira ati ariko nawe nutaza kuba wamuzana ahangaha uze kuba wahana divorce na Alice byihuse. Alice amaze kumva ibyo ngibyo yihakaniye yitakana ibintu kure, aravuga ati reka ibyo ngibyo ntibibaho. Atangira kuba yabwira Ben ati ibi ngibi iyi mikino uri kuba wakinamo sinyishaka. Ben niko kuba yamubwira ati sheri, ati tuza mfite uburyo bwanjye ndibuze kuba nabikoramo. Ababyeyi bararebanye ahangaha babona umusore wacu icyizere yifitiye, ese araza kuba yabikora. Ubwo Kaboyi yatangiye kuba yabwira umusore wacu Ben ati iyi ngiyi ni business y'abagabo, ati abagore bakagombye kuba bagiye mu rugo. Ubwo cyatangiye kuba cyabwira Alice ati wowe jya mu rugo ujya kuba wapakira ibintu byawe, ati uze ujyane nanjye, ati n'ubundi urabona uwo mugabo wanjye kuba namutsinda, ati sindi buze kuba namusaba imbabazi. Ubwo ngubwo muri ako kanya Ben niko kuba yakuramo telefone atangira kuba yahamagara Master, arangije ababwira ati Master aze kuba ageze ahangaha mu munota umwe, ati ndi kwa Papa Alice, ati kandi nizere ko muri buze kuba mwabikora vuba. Kaboyi ahangaha rwose yari yaryohewe n'imikino, amubwira ati ibyo bintu uri kuba wakijyanamo cyangwa se wakishoramo, ati we ntago biza dukino twadutangiye kera. Barakwereka ababyeyi b'umukobwa nk'abashaka kuba basabye umusore wacu, batangiye kuba babara baramubwira ati amasegonda 30, ati niyo abashe kuba asigaye, ati uratekereza Master ari buze kuba ageze ahangaha mu masegonda 30. Ubwo Kaboyi nawe yatangiye kuba yabara, aravuga ati amasegonda 15, ati 13, ati 18. Alice we yari yahangayitse, ntago yifuzaga ko umugabo we yasebera ahangaha mu rugo iwabo, ariko we yamubwira ati sheri, ati uratekereza Master atari buze kuba yagera ahangaha. Kumbe n'abashitsi nabo batangiye kuba babara, ati amasegonda 4, ati 1. Kumbe barakwereka ari wari uri aho ngaho. Wa mugore yatangiye kuba avuga ati murebe ninde uri hano, ati Master ndakeka yageze ahangaha, ati yaharyamye rwose. Kaboyi wari uri gushaka kuba yasebye umusore aho ngaho yatangiye kuba yareba nka mbega urubwa, atangira kuba yareba nk'ibishyimbo bikaranze biteze, reka umusaza abashe kuba yagira aho ngaho, ndetse atangire kuba yasuzuma ya matipoti y'aba basore urahajuraho intambara igiye kuba yabera muri iyi nzu. Kumbe papa wa Alice yatangiye kuba yamaza ati Master, ati kubera icyo uri ahangaha. Master niko kuba yamubwira ati ngiye mbashe kuba nagera ahangaha mu kazi, ati ibindi turaza kuba twabisubiramo nyuma. Papa w'umukobwa yatangiye kuba yakiyumvira ati Master ni Ben wabashe kuba yamuhamagara ahangaha, ati uyu musore ni nyabaki. Ubwo ngubwo Ben yatangiye kuba yababwira ati yatangiye kuba yabwira Master ati Master, ati turebere izi tipoti zombi ubashe kuba wadukuriramo iya fake niya originali. Umugabo ugeze ku izina ryiwe bakongeraho ka Master burya aba ari inararinyoye cyangwa se inararinyweye. Ubwo yatangiye kuba yakitegereza neza. Alice ku ruhande byari byamucanze afite n'ubwoba, ndetse na Kaboyi ari kuba yavuga ati izina ryanyu uyu munsi ndaza kuba naryangiriza, ati kandi ntutekereze ko ngende bujye kuba najya ku mavi ngo ngiye kuba nagusaba imbabazi, ati ibyo ngibyo ntibibaho. Ubwo Master nawe yatangiye kuba yababwira ati izi tipoti zirasa neza, ati kandi n'abagabo bazikoze, ati ni abahanga rwose, ati biragaragara ko babashe kuba basa neza. Ubwo ngubwo Master niko kuba yababwira ati atari kimwe mu zo nakoze, ati kubera ko ari originali bibashe kuba wayisukaho amazi, ati ibara ryayo rikomeza ari rya rindi, ati ntabwo ryigera rihinduka habe na gatoya. Ubwo papa wa Alice niko kuba yababwira ati
munzanire amazi ahangaha vuba vuba, ati mbashe kuba nabereka ibyo tugiye kuba twakorera ahangaha, ati kandi uyu musore Ben nabasha kuba yaseba kuri uyu munsi, ati ndabisezeranyije ntazagaruka muri iyi nzu, ati ntanzagarukira mu rugo, atagomba kuba yagenda agiye. Master we bamuzaniye amazi ahangaha, arangije atangiye kuba yayasuka aho ngaho barakwereka Kaboyi wacu niko gutangira kuba yarya biroko, barakwereka umuntu uba uri kwikeka cyangwa se uba utizeye ibintu yabashe kuba yazana cyangwa se yakoresha, ntabwo aba yizeye habe na gatoya. Gusuka amazi kuri tipoti Kaboyi yari yazanye, irangi ryatangiye kugenda ryiviraho, bigaragare ko ari byo bari bisigiyeho. Papa w'umukobwa yatangiye kuba yareba nka mbegurubwa nawe ahangaha, kumbi y'umusore yo yari iri kwaka iri gushashagirana imeze nka zahabu. Mama wa Alice cyangwa se mukase wa Alice mukanyina yatangiye ko yareba kumbe ka Alice ahangaha ko kari kwifanira, kavuga ati papa ni superhero, ati reba tipoti ya papa, ati ni original rwose. Ubwo ngubwo papa wa Alice nawe cyangwa se Ben yatangiye kuraranganya amaso, arangije arabaza ati Kaboyi ari hehe, ati ko yahoze atongana ari hehe. Umugore nawe yatangiye kuba yakitegereza neza ngo arebe ko amubona, kumbe twe turabizi Kaboyi ni umunyabwenge cyane, yari yabwatse yavuye aho ngaho. Barakwereka Kaboyi yageze aha ngaha atangira kuba yavuga ati umuswa gusa, ati yakekaga ko ngewe ati napfukama nkabasha kuba namusaba imbabazi, ati ibyo ngibyo atazabasha kuba yabibona no mu nzozi ntazabibona. Barakwereka basigaye aho ngaho bose basigaye bumiwe ndetse bari kwitegereza ya tipoti umusore yazanye aha ngaha. Ubwo papa Alice yatangiye kubabaza Master ati Master ati si tipoti koko ni iyawe by'ukuri, ni wowe wayikoze? Master niko gutangira kuyababwira ati iyi tipoti mu by'ukuri ati ntago ari ngewe wayikoze, ati niyo muri Long Chuan Group. Ariko mbere yuko abivuga yabanje kuba yakitegereza umusore wacu Ben aho ngaho, arangije Ben niko kuba yamwicira isiri. Muzehe yakomeje ababwira ibyiza by'iyo tipoti, arangije umukobwa niko kuba Alice yakitegereza umugabo wiwe Ben, arangije aramubaza ati sheri, ati tipoti igura $1,000,000 z'amasinayi wabashe kuba wayikura hehe, cyangwa se amafaranga wayakuye hehe yo kuba wagura iyi tipoti? Ababyeyi biwe Alice batangiye kuba bakumirwa. Ben yatangiye kuba yabwira sheri wiwe ati sheri wigira ikibazo, ati wisarana muri aba bantu, ati humura ndaza kuba nagusobanura byose nitubasha kuba twashyika imuhira. Kumva Alice muri ako kanya arahindukiye abwira papa we ati papa, ati nizere ko nubasha kuba wamara gufata iyi tipoti ati utazongera kuba wamatiriza kuba nahana divorce n'uyu musore. Papa w'umukobwa Alice yatangiye kuba avuga ati tipoti nk'iyi ngiyi iri mu maboko y'umusabirizi, ati gombe kuba irimo amahirwe cyangwa se hari amahirwe yayikuyemo, ati ngomba kuba nayifata kandi nkayifatana ubwuzu. Ubwo muzehe niko ko yababwira ati yego ndabyemeye ndaza kuba nayifata, ati kandi nta nubwo nzongera kuba naguhatiriza. Disi umukobwa wacu Alice yari ameze nk'ubashe kuba wakibohora cyangwa se yakihorera kuri papa we wahoraga amucyurira. Barakwereka aha ngaha hari uwatashye yabaye intare y'ingore, ndetse nuko nguko yaje akurura Ben wacu aha ngaha, arangije kuba yamwinjiza mu nzu afunga ku muryango, aramubwira ati hani ugomba kuba wansobanurira ibi byose, ati ugomba kuba wambwira ibi byose rwose, ati ukambwira ari ibiki? Umusore yatangiye kuba yamubwira ati sheri, ati iriya tipoti nahaye papa wawe rero, ati ni iya feke ntabwo ari iya nyayo. Umugore niko kuba yatangira kwikanga ati wiki? Umusore niko kuba yatangira kuba yamubwira ati iriya tipoti nayiguze amayuwani 20, ati se uratekereza ariya mafaranga yose $1,100,000 nari kuzikura hehe? Alice niko gutangira kuba yabwira umusore cyangwa se yabaza umugabo we ati rero mbwira ukuntu Master Lee ati yabashe kuba yagera hariya. Umusore niko kuba yamubwira ati buri muntu wese yakora ikintu cyangwa se ari umukozi kandi akaba yarakoze ikintu gifite izina ryiwe, atakumva ko hari aho kiraba agomba kujya kuba yakidefanda kugira ngo abungabunge izina ryiwe cyangwa se akomeze kuba yabungabunga icyubahiro abantu bamuha kitaza kuba cyakangirika. Ubwo umukobwa niko kuba yakongera kuba yamubaza ati none gute watekereza kuba wahaye papa ikintu cya feke? Umusore niko kuba yamubwira ati sari ikibazo kirimo? Umukobwa niko kuba yamubwira ati yego rwose ikibazo nticyabura, atari ko ndi gutekereza ko hari ikintu uri kuba wampisha. Ben niko gukomeza amubwira ati
sheri nawe gabanya, ati tubuzamo, ati se wowe utabeshye, ati watekerezaga ko iriya tipoti naba nayiguze amafaranga nkuye he? Ubwo ngubwo umusore yakomeje amubwira ati ziriya tipoti zo muri Long Chuan Group, ati cyangwa se zo kwa Masteri zigurwa n'aba CEO gusa, ati ubundi watekerezaga gute ko Kaboyi yabona miliyoni 100 ziguze tipoti ya nyayo ya original itari fake? Ubwo Alisa niko kuba yamubwira ati mwese we na Kaboyi, ati simbashe kuba nabizera, ati kandi ndabizi umunsi umwe ngiye nzagufata, ati ndabizi nzabasha kuba nagufata. Barakwereka igisore cyacu cya Kaboyi cyari kiri ahangaha, ndetse mukuru wa Beni ariwe Christian, akaba ariwe papa w'iki cyana yari ari kuba yamanuka. Ndetse mwibuke neza Beni yari uncle w'iki cyana, niko gutangira kwa cyahamagara ati papa, ati papa uri hano, niko gutangira kwa cyamubwira ati habuze gato, ati Beni izina ryiwe nari ngiye kuba naryangiriza, ati ubwo twari turi kuba twasangira cyangwa se turi ku meza iwabo kwa Alise, ati kandi ndatekereza nzabasha kuba nagera ku ntego zanjye. Papa we Christian niko gutangira kwa yamubwira ati mwana wanjye, ati ibintu byose ugomba kuba wabikora utuje, ati kandi ugakomeza gushyiramo ubwenge, ati rero numara kuba washyiramo ubwenge, ati ibintu byose bizagenda neza, ati kandi bizagenda uko ubishaka. Cyana niko kuba cyamubwira ati papa, ati good cooperation tuwe tugomba kuba twayibungabunga kandi tukayubaka ku buryo igomba kuba yabikomeye cyangwa se ifite imbaraga ku buryo nta muntu ushobora kuba wahangara kuba yayisenya. Papa we Christian niko kuba yamubwira ati ejo tugomba kuba twajya mu nama na Masteri akaba yadushyira muri Long Chuan Group, ati tukabasha kuba twakuzuza neza. Barakwereka ahangaha Fabrice yari yabyukiye mu kazi muri ako kanya. Christian cyangwa se mukuru wa Beni niko kuba yagera ahangaha ari kumwe na cya kicucu ngo ni Kaboyi, batangira kuba babwira Fabrice ati waramutse neza. Fabrice niko kuba yababwira ati se ntabwo natekerezaga ko muri bubashe kuba mwaza ahangaha. Ubwo Fabrice atangiye kuba yababwira ati twaba twavuga kuri business nta kibazo, ati ndabona ari byo bibazanye. Kombe rwa Kaboyi ahangaha rwari rwa rwakandika amenyo. Papa we Christian niko gutangira kuba yamubwira ati rero Fabrice ukuntu bimeze, ati natwe urabizi turashaka kuba twashora amafaranga muri Long Chuan Group. Kumbe mwibuke neza Long Chuan Group nuza yari yaguzemo agatipoti Beni wacu, nayo yari rimwe muri company abereye CEO. Ubwo ngubwo Fabrice yatangiye kuba yababwira ati mugomba kuba mwasinya amasezerano rero, ati mukabasha kuba mwakemera ko muzajya mukora neza, ati kandi mukubahiriza amategeko n'amabwiriza. Bibutsa abangaba nabo bashakaga kuba bashoramo imigabane ndetse bagakomeza bagakuzana company yabo ngo igatutumba ikagera mu birere. Fabrice ahangaha we yari ari kubabwira ibintu ari kuba yakisekera avuga ati ibigoryi biri kuba byagwa mu mutego. Kumbe Kaboyi nawe ahangaha yari ari kuba yakanika amenyo. Papa we ari kuba yamubwira ati ubu ngubu tugiye kwica inyoni ebyiri dukoresheje ibuye rimwe. Ubwo icyana niko gutangira kuba cyareba mu masezerano. Fabrice atangira kuba yababwira ati mwebwe icyo muri buze kuba mwakora, ati no kuba mwansinyira ubundi good cooperation yanyu ikabiha ihawe indi migabane muri Long Chuan Group. Christian niko kuba yamubwira ati yego rwose wa musore ibyo uri kuba wambwira ndi kubyumva, ati kandi ngomba kuba nabikurikiza ni nk'ihame, ati kandi ikindi ntaribagirwa, ati nizere ko impano yanjye iri buze kuba wayikunda, ntari buze kuba natanga mbe nayisubizayo. Nakubwiye ngaha Christian na Beni cyangwa se uyu musore wacu Fabrice na Beni sinzi imipangu n'imibare bari bafite, ariko ibigaragara byo bari kuba babasha kuba batiye umugabo mu mutego, ariko we ntago ari kuba yabibona. Fabrice yakomeje ababwira ati ndi kubona mutari kubasha kuba mwabyumva neza, atariko wowe atugomba kuba wahitamo cyangwa se ukamenya amafaranga ugomba kuba washora mu mushinga ugiye kuba watangira. Ubwo Christian niko kuba yababwira ati yego ngiye kuba nasinyira miliyoni 50 ngiye kuba nazishyiramo. Ubwo muri ako kanya niko kuba yasinya ko agiye kuba yashora miliyoni 50 muri Long Chuan Group bakamuhamo imigabane. Fabrice we yari ari kubareba abitegereza ababwira ati muri ibigoryi mu mutima. Kumbe ntago bari bazi ko bari kuba babakorera akagambane ndetse imico mibi cyangwa se n'ibyo wakoreye umusore wacu Beni
bari bagiye kuba babiryozwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Barakwereka bamaze gusinya ibipapuro aho ngaho, barangije barasohoka baragenda, ndetse basiga wa musore wacu Fabrice aho ngaho muri ofisi. Kumbe Fabrice nawe yanze kuba yabaherekeza. Muri ako kanya bakimara gusohoka, Ben niko kuba yakinjira, Fabrice niko gutangira kuba yamuhamagara ati nyakubahwa, ati nyakubahwa urakaza neza, ati ndatekereza umupango wacu uri kuba wagera ku iherezo, ati se wowe ntabwo uri kuba wabibona. Ben niko kuba yamubwira ati ubu ngubu nibwo tugiye kuba twatangira, ese iyi filime cyangwa se inkuru yacu izabasha kuba yarangira gute? Ese uyu musore aragera ku byo ashaka? Ese Christian ukiri mu rujijo araza kuba yamenya ko uyu muvandimwe wiwe ari umukire ndetse ari nawe bahanganye uri kubasha kuba wamushyira hasi? Icyo usabwa ni ukuba wakora subscribe ngo utazacikwa na episode izakurikira, ndetse ujye no muri comment udushyiremo imitima myinshi, wibuke no kudukandira like kandi share ni ingenzi cyane.